bye hejuru menyesha iby'ibi bihe nafashe n'umwanya ndaguhamagara menyesha iby'isarura ubwami bw'Imana bwegereje witegure umese ibishura byawe imvura iracangwa muri ya mihana izuba riracarasa ariko ibihe ntibikakumare imbaraga z'umutima kuko ubwami bw'Imana bwegereje witegure umese ibishura byawe ibihe bizashika abami bahinduke abantu benshi bazibagira ya jambo ifatiro zizi wibutsa abasigaye begereye ya ntebe bitwaje intwaro zose z'ukuri tuzamuke wa musozi wera nzandiko zo kuguhugura waribagiwe urazita ariko kubw'urukundo rwigukunda wandikiye urwa kabiri kuko ubwami bw'Imana bwegereje witegure umese ibishura byawe ibihe bizashika abami bahinduke abantu benshi bazibagira rya jambo ifatiro zizi wibutsa abasigaye begereye ya ntebe bitwaje intwaro zose z'ukuri tuzamuke wa musozi wera sinzi uko ubigenza sinzi n'uko ubikora icyo nzi nuko iyo utegetse biratungana hari ukuntu ubikora iyo utegetse biratungana ntakikunanira ntakikunanira icyo nzi nuko iyo utegetse biratungana hari ukuntu ubikora iyo utegetse biratungana hari ukuntu ubikora iyo utegetse biratungana hari ukuntu ubikora iyo utegetse biratungana iyo utegetse biratungana ndakwiringiye Yesu
uratungana. Imvura iracagwa muri ya mihana, izuba riracarasa, ariko ibihe ntibikankumare imbaraga z'umutima. Imvura iracagwa muri ya mihana, izuba riracarasa, ariko ibihe ntibikakumare imbaraga z'umutima. Kuko ubwami bw'Imana bwegereje, witegure umese ibishura byawe. Ibihe bizashika, abami bahinduke, abantu benshi bazibagira rya jambo ry'imfatiro z'isi. Bibutsa abasigaye begereye ya ntebe, bitwaje intwaro zose z'ukuri, tuzamuke wa musozi wera. Ibihe bizashika, abami bahinduke, abantu benshi bazibagira rya jambo ry'imfatiro z'isi. Bibutsa abasigaye begereye ya ntebe, bitwaje intwaro zose z'ukuri, tuzamuke wa musozi wera. Shima, shima, himbazwa mwami Yesu, umutima wuzuyemo ishimwe riva mw'ijuru. Shima, shima, himbazwa mwami Yesu, umutima wuzuyemo ishimwe riva mw'ijuru. Ubu nuzuye amahoro atemba ava mw'ijuru. Yumvise gusenga kwanje, asuka mu munezero. Ubu nuzuye amahoro atemba ava mw'ijuru. Yumvise kurira kwanje, asuka mu munezero. Shima, shima, himbazwa mwami Yesu, umutima wuzuyemo ishimwe riva mw'ijuru. Shima,
bikababaza umutima wawe, aho watakambira Imana igasa naho itakwitayeho. Kubaho ukumva ntacyo bikikumariye, urababaye nshuti. Wasubiza amaso ivuye ni kure kandi ni habi cyane, watekereza ungiye bikagukomeretsa umutima. Wamara bareba abandi uko babayeho, usukiye bashuti. Ibyo unyuramo biruhije nshuti, iby'igihe gitoya ntibihoraho, ibigatume uteshuka ngureka Imana kandi idahemuka, jya uyizera. Yasezeranye kuzabana nawe no mu bihe nk'ibyo biruhije, ubwisezerano ryayo risa naho ritinda ntabwo rizahera, jya uyizera. Agahinda ka buri munsi mu mibereho bigoye cyane, wumva usuzuguwe na bose ndetse n'ababandi mujya musengana. Nyamara mu bihe nk'ibyo wibuke yuko ari inshuti nyashuti, irakuzi kwakunda ukanguka ukicara ku gitanda cyawe, ubitse umutwe mu biganza urira cyane rwose ushavuye. Ahindi Yesu ufite ibanga ry'ubuzima, tutegereza Yesu. Ibyo unyuramo biruhije nshuti, iby'igihe gitoya ibihoraho, ibigatume uteshuka ngureka Imana kandi idahemuka, tuyizera. Yasezeranye kuzabana nawe no mu bihe nk'ibyo biruhije, ubwisezerano ryayo risa naho ritinda ntabwo rizahera, jya uyizera. Ubwisezerano ryayo risa naho ritinda ntabwo rizahera, jya uyizera. Sinzire ku gitero cya mbere niba ntavuze ijambo. Gorigota wambambiye umukiza, wabikonze utazi icyo ukora, kuri wowe ari ikivume, kuri njye ni umucunguzi, umwana w'Imana ihoraho. Gorigota wambambiye umukiza, wabikonze utazi icyo ukora, kuri wowe ari ikivume, kuri njye ni
sinari nzi isoko y'ibyishimo byanje ngendana ibitekerezo byanje ntibyigeze bibimishurira isoko y'indirimbo idudubiza muri nje namenye ko ari ubuhamya bw'igorogota namenye ko ari ubuhamya bw'igorogota ubuhamya bw'igorogota inkigitsi ku mutima sinabona indirimbo n'amagambo yabisobanura urugendo ngo gucungurwa ngo rwari rukomeye ntaco bintwaye Yesu yabumbuye igitabo ntaco bintwaye Yesu yabumbuye igitabo ubuhamya bw'igorogota inkigitsi ku mutima sinabona indirimbo n'amagambo yabisobanura urugendo ngo gucungurwa ngo rwari rukomeye ntaco bintwaye Yesu yabumbuye igitabo ntaco bintwaye Yesu yabumbuye igitabo Gorigota wambambiye umukiza wabikonze utazi icyo ukora kuri wowe ari kivume kuri nje n'umucunguzi umwana w'Imana iho